bwami bw'Imana bisaba gusubira mu nda y'umubyeyi akongera akakubyara? Byashoboka bite? Yesu ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi niki ntabwo kubona ubwami bw'Imana bigusaba gusubira mu nda y'umubyeyi wawe, ahubwo kuvuka ubwa kabiri bikorwa muri ubu buryo. Ndi muzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, nuko rero kubw'umubatizo twahambanwe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nguko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Iyo wuburutse uvuye mu mazi ubushushanyije umuzuko wa nde? Wa Yesu. Ndasomye ngo ubuhindutse icyaremwe gishya. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo amahirwe yo kuvuka ubwa kabiri. Amahirwe yo kuvuka ubwa kangahe? Twese abari ku isi twagize amahirwe yo kuvuka bwa mbere. Nta muntu n'umwe uri ku isi, haba wabayeho abariho n'abazabaho, inzira ducamo n'imwe ni ukuvuka bwa mbere, biturutse ku babyeyi batubyaye. Uku kuvuka kwacu kwa mbere gufite itangiriro kukagira n'iherezo. Hari icyo Bibiliya itubwira ku bantu bavutse bwa mbere. Turasoma hariya mu gitabo cya Yobu, igitabo cya Yobu igice cya 14 ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Ngo umuntu wese wavutse bwa mbere abyawe n'umubyeyi we ari we yita mama, ngo azarama igihe kingana iki? Azarama igihe gito. Bibiliya ivuga ko umuntu uzagira umugisha wo kurama ni imyaka 70, yagira intege ikaba ingahe? 80. Ushobora kumbaza muti none kuko hari abari yirenza. Turi kujyana? Ariko iyi myaka y'uburame Bibiliya yavuze ngo yuzuyemo imiruho niki? Ikivugo cy'umuntu waramye ni umuruho n'umubabaro. Igihe umuntu akirwana n'ubuzima ashaka kubiha icyerekezo, yifuza agakenyuka. Ngiryo iherezo ry'abantu bavutse bwa kangahe? Waba ubishaka cyangwa utabishaka ntaho uzakwepera. Hari umunsi uzageramo uhure n'igikuta udashobora kurenga, usange basekuruza, waba ubishaka cyangwa utagenza ute utabishaka, waba ubyemera cyangwa utabyemera, waba ubizi cyangwa utabizi. Hari umunsi uzagera urupfu rukubwire ngo uyu munsi turajyana. Turi kujyana bwoko bw'Imana. Ngiryo iherezo ry'abantu bavutse ubwa mbere. Ariko muri uyu mugoroba mbafitiye ubutumwa bwiza. Haleluya. Muri uyu mugoroba mbafitiye inkuru nziza. Ni amahirwe ufite yo kuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Abemeye kwakira aya mahirwe nyuma y'ubuzima buzima bw'igihe gito bushaririye, hazaza ubundi buzima. Kandi ubwo buzima buzabamo abavutse ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ubwo buzima bwo ndibugira amanda, bazahoraho iteka ryose. Kandi ubwo buzima ntabwo buzaba burimo ikivugo cy'umuruho n'umubabaro. Burya tujya twigendera ugahura n'ababyeyi b'abamama, ugahura n'abagabo, ugahura n'abasore n'inkumi barimbye, ariko hari igihe umuntu aba ari gushegeshwa n'ihwa riri mu mubiri we rituma aradasinziriye. Ariko kuko twababaye igihe kirekire twize kwiyumanganya ngo ubu buzima turimo ku isi. Ariko abazabaho muri ubu buzima buzaza nyuma y'ubu
bazahoraho iteka ryose, ubuzira umuruho, ubuzira umubabaro. Bazabaho baguwe neza iteka ryose. None ni iki wakora kugira ngo nawe ubarwe muri iri tsinda ry'abavutse ubwa kabiri? Bibiliya iradufasha. Mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 3, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Haranditswe ngo, hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubaza ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyaga ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko numenya aho uva n'aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati, ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abayisirayeli ntumenye ibyo? Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzabyemera mute? Muzamera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. 15. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho, Imana ihabwa icyubahiro. Ahangaha tuhasanze umugabo witwa Nikodemu. Uyu mugabo Nikodemu yari umwe mu bagabo 71 bayoboraga inama nkuru y'Abayahudi. Uyu mugabo yari yaragize umugisha wo kubona ibyiza isi isezeranira abayiyobotse. Kugira ngo abe muri uyu mwanya w'ubuyobozi, hari ibintu bigera kuri 4 yari yujuje. Icya mbere, uwatorerwaga kujya muri uyu mwanya Nikodemu yararimo, yagombaga kuba yarize amashuri asanzwe ndetse akiga na teoloji. Icya gatatu, yagombaga kuba afite umutungo uhagije. Icya kane, yagombaga kuba ari inyangamugayo ku buryo yashoboraga gutangirwa ubuhamya n'abamuzengurutse. Ibi byose Nikodemu yari yarabyujuje, agirirwa icyizere cyo guhabwa uyu mwanya wamuhembaga amafaranga menshi cyane. Ariko nguko twasomye mu gitabo cya Yobu igice cya 14 ku murongo wa mbere, yarazi ko igihe kizagera agapfa. Ubutunzi bwose yagezeho, turi kujyana, ubutunzi bwose yagezeho bugasigara imusozi buri kuribwa n'abandi. Yarazi ko icyubahiro afite igihe kizagera agapfa kigashira. Yifuzaga kumenya icyo yakora kugira ngo azagire amahirwe yo kuzabaho mu buzima buzabaho nyuma y'ubu turimo. Yari yarasanze abigisha b'Abayahudi ngo bamufashe bamurira igisubizo. Yigira inama zo gusanga Yesu kugira ngo amufashe kumenya icyo yakora kugira ngo nawe azabone ubugingo buhoraho. Icyakora kubwo gutinya sosiyete yabarizwagamo, turi kujyana, niyo mpamvu yigiriye inama zo gusanga Yesu hari nijoro. Yesu yari yasomye umutima wa Nikodemu, amenya icyifuzo afite. Reka mbabwire yuko natwe tuzi imbere y'Imana, mu nzu y'Imana, buri munsi turukuza, buri nimugoroba tukiga ijambo ry'Imana, ariko Yesu azi buri muntu wese ikiri ku mutima we.
ufite icyifuzo cyo gukizwa, Yesu arakiza. Haleluya. Niba ufite icyifuzo cyo gushaka ubugingo buhoraho, ukaba ufite icyifuzo cyo kumenya ukuri no kukugenderamo, Yesu arakiza. Azakora ibishoboka byose agufashe. Haleluya. Nuko Nikodemu mwumvise ikiganiro yagiranye na Yesu. Ariko Yesu kuko yarazi ikiri ku mutima wa Nikodemu, amubwije ukuri gushoboka kose. Yesu ashimwe. Kwahuranije. Harimo ati reka ngubwire Nikodemu rero, nta mwanya ufite wo kuza mu materaniro igihe kirekire, kuko utinya sosiyete ukorana nayo, kuko rura rwego yakoranaga nawe narwo ntabwo rwemeraga Yesu. Iyo baza kumenya ko Nikodemu yagiye mu materaniro ya Yesu, bari kumufatira ibyemezo, harimo no kumuca mu isinagogi. Niyo mpamvu yamusanze hari nijoro. Yesu ati rero aka kanya uhawe ko kuganira nanjye, tega amatwi ukabyaza umusaruro. Haleluya. Yesu atangije ikibwirizwa cye kurahira indahiro. Nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atazabona ubwami bw'iki bw'Imana. Nicyo kibazo ufite. Niba ushaka kuzajya mu ijuru, niba ushaka kubona ubugingo buhoraho, ugomba kuvuga ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Nikodemu bati ibyo byashoboka bite? Kondi umugabo ukuze wabaga watorerwaga kujya mwayira nama, yagomba kuba arengeje imyaka 45 kugira ngo bafite ubunararibonye buhagije bwamufasha guha inama abakuru n'abato. Murumva ko Nikodemu yari umugabo ukuze. Kondi umugabo ukuze byashoboka bite ko nasubira mu nda y'umubyeyi wanjye akongera kandwita amezi 9 akongera kambyara? Mbese muri kumva ibyo bintu bishoboka? Uretse no ku mugabo mukuru nga Nikodemu, umwana we wamusubiza mu nda ya nyina akongera kabamo? Reka mbabaze ikibazo, kujya mu ijuru bisabye kuzasubira mu nda y'umubyeyi wawe, ninde uri hano wavuga uti nge narijyamo? Wanyura he kugira ngo usubire mu nda y'umubyeyi wawe wongera ube mazakubyara uri agahinja? Byanyura mu zihe nzira? Iki nicyo kibazo Nikodemu ari kwibaza ati none kubona ubwami bw'Imana bisaba gusubira mu nda y'umubyeyi akongera akakubyara, byashoboka bite? Yesu ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi niki, ntabwo kubona ubwami bw'Imana bigusaba gusubira mu nda y'umubyeyi wawe, ahubwo kuvuka ubwa kabiri bikorwa muri ubu buryo. Nukubyagwa n'amazi ndetse niki n'umwuka. Kubyagwa n'amazi niki nukubatizwa mu mazi menshi. Kubyagwa na mwuka niki nuko iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza, akihana ibyaha bye byose yakoze, yica amategeko y'Imana, akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, kuko yihanye, Imana imwuzuza mwuka wera. Iyo mwuka wera kuzuye mu mvugo ya Bibiliya, ubatijwe na mwuka wera, ubu byawe na mwuka. Haleluya. Ubwo mu ncamake, kubyagwa n'amazi ni ukubatizwa mu mazi menshi, kubyagwa na mwuka ni ukuzura mwuka wera. Nikodemu ashaka kwijijisha kugira ngo bigaragare ko atabimenye, kandi yarabizi. Yesu aramubwira ati reka ngubaze, ko nawe uri umwigisha wigisha abandi, none ubigisha ibyo nawe utazi? None ko ndi kubaha ingero zifatika z'ibyo mu isi ndi mubyumve, none si ikintu kitwa kuvuka abantu ntibakizi? Ko ndi gutanga ingero z'isi ndi muzumve, ubu nimbabwira iby'ijuru muzabyumva mute? Yesu ati reka ngubwire n'akandi. Nguko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagenza ute? Azamanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bene data muteze amatwi ijambo ry'Imana, reka mbabwire uburyo Imana ihitamo kubyoroshya kugira ngo bishyikire kubwo kwizera. Muzi byabereye mu butayu igihe Abayisiraheli bari bavuye mu Egiputa berekeje i Kanani. Mu bintu bahuriye nabyo hariya mu butayu, bageze mu butayu baribwa n'inzoka. Inzoka zirabatera aho bari bakambitse, zirabarya. Uw'inzoka yarumaga yahitaga apfa. Noneho mu ngambi z'Abayisiraheli imiborogo yari yose. Mose ajya gutakira Uwiteka bati
none ko abantu bashize ko inzoka zirabamara. Yesu abwira Mose ati genda ucura inzoka isa n'izo ziri kubarya uyimanike ku giti. Umuntu wese inzoka iraruma bamuterure arebe kuri ya nzoka wacuze arakira. Noneho igihe Mose yakoraga iyi nzoka isa n'inzoka ziri kubarya akayimanika ku giti, abantu batangira kuribwa na za nzoka rero zisanzwe. Ubu inzoka irumye bati yewe umuti ndahandi urabonekera keretse kujya kwitegereza igishushanyo cy'inzoka Mose yakoze kimanitswe ku giti. Kuko ibi bintu namwe mukize mu nyurabwenge muri kumva ibintu byagukizara. Warumwe n'inzoka igushyiramo ubusabwe, none aho bataguteye agashinge ngo baguhe umuti ngo genda ujye kureba ku gishushanyo cy'umuringa Mose yakoze ngo urebe gusa ngo uragenza ute. Ibi bintu ukize mu nyurabwenge ukumva birimo agaciro. Ngo abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa bari gusamba banze kureba bati ibintu bidafite umumaro, aho kugira ngo nirwe ndajye gukanura amaso kwagira gishushanyo ndapfa kigabo, abandi ati ndapfa kigore. Ariko kubura apfa kigore ndibirakubuza kugenza ute, ndibirakubuza gupfa. Benshi ngo bapfuye kubwo kubisuzugura, ariko abagize kwizera bati ndawamenya ubwo Imana yabimubwiye reka tubikore turebe icyo biragenza ute. Warebagaho gusa ugahita ukira. Haleluya. Imana ihitamo uburyo buciye bugufi bworoshye kugira ngo bazagira kwizera aribo bazanyura muri iyo nzira. Turi kwiga icyigisho kitubwira ngo amahirwe yo kubyagwa ubwa kangahe? Amahirwe yo kuvuka ubwa kabiri, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana yahisemo kubyoroshya. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwemera kuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri, ubyawe na mwuka, ubyawe n'iki? N'amazi. Yesu rero yaduhaye icyitegererezo uko tugomba kubyagwa n'amazi. Mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 3, turasoma ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17. Muri Bibiliya ntagatifu ni mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 3 turasoma ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17. Ndasoma muri Bibiliya ntagatifu, namwe muri gusoma muri Bibiliya yera. Haranditswe ngo Yezu abatizwa. Nuko Yezu ava muri Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohani kugira ngo abatizwe nawe. Yohani ashaka kumuhakanira ati nijye ukeneye kubatizwa nawe, none uransanze? Ariko Yezu aramusubiza ati emera ubikore, tubone kuzuza dutyo icyo Imana ishaka. Nuko aramwemerera. Yezu amaze kubatizwa ako kanya ava mu mazi. Ngo Yezu amaze kubatizwa ava he? Ako kanya ava mu mazi. Ubwo ijuru rirakinguka, abona Roho w'Imana amanuka nk'inuma amuhagarara hejuru. Ubwo ijwi rituruka mu ijuru rivuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Nguko uko Yesu yaduhaye icyitegererezo uko tugomba kubyagwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ntabwo umuntu abikora nguko abyumva, ntabikora nguko pasiteri cyangwa umubwiriza yamubwiye, ahubwo abikora nguko byanditswe. Yesu ashimwe. Abikora nguko byanditswe. Yesu agiye kubatizwa ngo aduhe icyitegererezo, twasomye ngo yagiye kuri Yorodani ahari amazi menshi, asanga Yohana umuvugabutumwa Imana yari yatoranije
ngo yamamaze ubutumwa bwiza ababwemeye babatizwe. Nawe yiyandikisha ku rutonde rw'abagenzi ute rw'abatizwa. Yohana kuko yari umwuka wera yamumuhishuriye, aravuga ati none nawe uransanze, nawe uje kwiyandikisha mu babatizwa? Yesu ati yego. Ko wowe ndacyaha ufite se, ahubwo ngurikije ubuziranenge bwawe ni wowe wari ukwiriye kugenza ute kumbatiza. None nawe koko uje kwiyandikisha ku rutonde rw'ababatizwa? Yesu ati emera ubikore tubone kuzuza dutyo ikimana igenje ute. Emera ubikore, emera nanjye unyandike mu bazabatizwa, kugira ngo abantu bose bazashaka kubona ubugingo buhoraho bazagera ikirenge mu cyanjye. He kuzagira n'umwe ugira urwitwazo rwo kuvuga ngo ariko ngo ndabatijwe ngo ngakora imirimo myiza ngizera ngo ari cyatuma ndajya mu ijuru, kugira ngo batazabiha agaciro gake cyangwa bakabikora mu bundi buryo Imana idashaka ko babikoramo. Emera ubikore kugira ngo bazajye bamfatira icyitegererezo. Nguko uko Yesu yabikoze. Turasomye ngo ajyana na Yohana mu mazi, Yohana batiza Yesu, ngo amaze kubatizwa uwo mwanya ava hehe? Mu mazi. Ijambo kuva mu mazi bigaragaza ko Yesu yari yibiye mu mazi. Yohana yamushyize mu mazi amurengaho. Avuye mu mazi amaze kubatizwa rero Bibiliya avuga ngo ava mu mazi. Amaze kuva mu mazi azamutse avuye muri Yorodani, hari ibintu bibiri bikozwe ndi kubasaba gutega amatwi. Icya mbere, ijuru rirakingutse. Haleluya! Ijuru rigenje ute? Rirakingutse. Umwuka w'Imana amumanukiraho ari mu ishusho y'inuma, amuhagarara hehe? Mwibuke ijambo yabwiye Nikodemu, utabyawe n'amazi niki? Yesu abatijwe mu mazi menshi, ubwo abyawe n'amazi. Noneho amaze kuva mu mazi umwuka nawo amumanukiyeho. Uku kumanukiraho nibyo bivuze kubyagwa niki? Na mwuka wera. Cyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri, mu ijuru humvikana ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda ngagenza ute. Iyo umaze kumva ubutumwa bwiza, Yesu ashimwe, buguhishurira inkomoko yawe ukamenya ko waremwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ubutumwa bwiza bukaguhishurira amategeko y'Imana twahawe 10 tugomba kumvira, harimo n'itegeko ry'isabato. Ubutumwa bwiza bukaguhishurira yuko uwishemo rimwe Imana imubara ngo wayishe yose. Ubutumwa bwiza bukakubwira yuko umuntu wese uteshutse ku itegeko ry'Imana igihano agenewe n'urupfu rw'iteka. Iyo wisuzumishije iyi ndorerwamo yitwa amategeko y'Imana ubona warayishe. Ijambo ry'Imana rikubwira yuko nyuma yuko umaze kubona ikibazo ufite utagomba guhamuka, ahubwo ubutumwa bwiza bukomeza buguhishurira Yesu wemeye kuza akishyiraho ibyaha byacu, twebwe abisha amategeko y'Imana, akajya guhanwa mu kimbo cyacu, kugira ngo umuntu wese uzamwizera atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwiza rero iyo ubwakiriye utera izi ntambwe zikurikira. Iya mbere, wizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wagucunguye. Intambwe ya kabiri, wihana ibyaha byawe byose wakoze wica amategeko y'Imana ukabyatura ukabireka. Intambwe ya gatatu, wizera ko Kristo akubabariye ibyaha byawe nguko yabisezeranye. Yaravuze ngo nitwatura ibyaha byacu Imana niyo yo kwizerwa, ikiranukira kudukiza no kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose. Iyo watuye ibyaha byawe Imana niyo kwizerwa, nayo irakubabarira. Uku kwizera niko kwakira imbabazi z'Imana. Uhita wihuta, Yesu ashimwe, ukihutira kubatizwa umubatizo ngo Yesu yagenje ute? Yabatijwe mu mazi menshi. Uyu mubatizo ni isezerano ubugiranye n'Imana, n'ubuhamya ubutanze mu isi no mu ijuru, kutakira umuyoboke wa Satani, kubaye umwana w'Imana. Iyo utinze kubatizwa rero Satani arongera akaza akakwifatira. Biba ngibyo wa mukobwa ugirana isezerano n'umusore,
igatinda. Turi kujyana mu bihe bya kera, hari uburyo umuntu yazaga gufata irembo, yamara gufata irembo akiberaho, imyaka igahinduriza. Byagenda gute? Ubwo ndi kubaza babizi. Byagenda gute? Hari igihe umukobwa kumutegereza abonaga birambiranye, bati kandi uyu ni kugira ngo azandushye. Nibyo ndabwo ari byo. Niyo mpamvu biba byiza iyo ibintu bivuye mu nzira. Nibyo ndabwo ari byo. Iyo ufashe icyemezo cyo kuba umwana w'Imana ugatinda kubatizwa, Satani arakwijyanira. Dugatinde mu makoni. Oya. Niba wumvise ukuri ukaba ukwemeye, hitubatizwa. Ni ngo kubwira Satani ati ndamasezerano tugifitanye, ndi uwa Yesu. Haleluya. Nukubwira Satani rwose ukamubwira uti umva, mu bubara njye ugenza ute? Mu bubara njye ungure, ndi uwa Yesu. Niyo mpamvu umubatizo hari abantu bataza agaciro kawo, bitewe no kutawusobanukirwa. Abantu babitesheje agaciro, babiha ubusobanuro butari bwo. Ariko niba hari ikintu gikomeye, ni ukubatizwa. Yesu ashimwe. Kuko ibi bimenyetso bibiri byabonetse kuri Yesu. Iyo umuntu abatijwe yihannye, nawe bimubonekaho. Icyambere, ijuru rirakinguka. Haleluya. Maze ijuru rikohereza Mwuka Wera, bati uriya mwana wanjye uhise umbisemo, ni mumuhe Mwuka Wera amwuzure kugira ngo amufashe gutsinda Satani. Ubwo ukabubyawe n'amazi, ukabubyawe n'iki? Mu ijuru. Igitabo kirabumburwa, cyandikwamo abana b'Imana, bakandika izina ryawe ku rutonde rw'abana b'iki? Mugaragu w'Imana Yohana ari gusobanura aya magambo ndi kubabwira, mwumva uko yavuze. Ubutumwa bwa Yesu nguko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Turasoma ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13. Mwumva agaciro ko kuvuka ubwa kabiri. Haranditswe ngo yari mu isi, uwo ni Yesu, ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yaje mu isi, ab'isi ndibagenza ute? Ndibamumenya. Yaje mube, abe ndibagenza ute? Ndibamwemera. Ngo icyakora bamwemeye bose, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? Bidaturutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, kuko kuvuka kwacu kwa mbere byaturutse ku bushake bw'abatubyaye. Iyo batabigiramo uruhari uba waravutse. Kuvuka kwawe kwa mbere byaturutse ku bushake bw'ababyeyi bakubyaye. Ariko twasanze ko uko kuvuka ntabwo kuri mu bugingo buhoraho, ahubwo twasomye ngo uzarama igihe kingana iki? Gito. Ariko icyo gihe gito nacyo kizaba cyuzuyemo imibeho n'iki? N'imibabaro. Umunsi utazi urupfu ruzaza rukubite ugende. Ngiryo iherezo ry'abavutse bwa mbere. Ariko abemera kwakira ubutumwa bwiza, bakizera Yesu, bakabatizwa umubatizo ngo Yesu yabatijwe mu mazi menshi, ndasomye ngo Yesu abaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Bidaturutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo biturutse ku bushake bw'Imana. Nguko uko tuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ariko reka mbabwire bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Tukimara kuvuka bwa mbere, ababyeyi bagiye kutwandikisha mu gitabo cy'irangamimerere mu murenge. Uho barabyoroheje, bahita bandika umwana akivuka, akiri kwa muganga, bahita bandika, bahita babyohereza mu gitabo cy'irangamimerere. Nta muntu n'umwe uri ku isi cyangwa uri muri iki gihugu cyacu utanditswe.
niyo yaba hari ubwo yaba afite ikibazo yashaka uburyo yagiye kwiyandikisha nibyo. Ariko iki gitabo kirangamimerere twandikwamo, mutega amatwi tujyane. Umubyeyi aramutse atwite inda rwose iri kumurya bari kumubwira uti hasigaye iminota 30 umwana akavuka, bamwandika mu gitabo kirangamimerere uwo mwana. Iki gitabo kirangamimerere cyo ku murenge cyandikwa mu mwana uvutse nibyo, niyo yabisigaje amasegonda ndibamwandika, yandikwa ari uko agenje ute avutse, nibwo yandikwamo pe. Muzabigenzure, ndaho ushobora kucyandikwa ataravuka ntibishoboka. Maze ukandikwa muri iki gitabo, imyaka igahita indi gahinduriza, igihe kikagera ukagenza ute ugapfa. Iyo upfuye bakomeza kukurekeramo. Abasigaye bahita bihuta, hari iminsi igenwe babyita kwandikuza. Hahandi wanditswa igihe kizagera bagusibe, wakomera woroha icyo wabura icyo cyose, igihe kizagera mu gitabo kirangamimerere cyo kwisi bagenza ute bagusibe. Ariko reka ngubwira agaciro ko kwandikwa mu gitabo kirangamimerere cyo mu ijuru. Abagize umugisha wo kucyandikwamo, haleluya, nibakomeza gushikama mu byizerwa ndibazagisibwamo. Niyo wapfa mu ijuru iyo upfuye, Yesu aravuga ngo ntabwo apfuye arasinziriye. Niyo mvugo Yesu akoresha. Muri kwibuka ya nshuti ye yitwa Lazaro, yari yapfuye, maze abwira abigishwa bati muze tujye gusura Lazaro, arasinziriye. Bati niba asinziriye arakanguka. Bati yapfuye. Bati nese gupfa nibyo wari ukwita gusinzira. Bati ngewe uyu muntu apfuye mbibara ngo ugenje ute, kuko aho yagiye mfite ubushobozi bwo kwamukura. Haleluya, mbega ibyiza byo gucudikana Yesu. Niyo wapfa bakakujyana i Rusororo bagashyiraho igitaka, Yesu aravuga ati nimushaka mushyireho na beto. Icyo nzi cyo nuko uwo mwana wanjye uryamyaho arasinziriye, kandi isaha ku isaha namukangura. Kuri Yesu ndagikuba gicika. Nuko Yesu yabigaragaje igihe yajya kwa Lazaro, ageze asanga bari kurira. Marita bati Yesu yuza kuba hano mushuti wawe ndabwo aba yapfuye, ariko waratinze none yapfuye. Yesu abwira Marita ati nyizera ninjya kuzukana ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Gutinda kubyumva nakaga kuri wowe. Nuko abwira Marita na Mariya ati nimujye kunyereka ko mwamukize. Bati oya ariko nuka we oya. Ati tugende. Ahageze ati nimukuraho igitare bakuraho. Haleluya. Yesu avuga ijwi rirenga bati data nari nsanzwe nzi kunyumva, ariko ababanzengurutse bananiwe kwizera. Impamvu naretse uyu akamaramo kane nukugira ngo bizere. Haleluya. None rero uyu muhungu mukangure kugira ngo abazamva iyo nkuru bazanyizere, bamenye ko mfite ubushobozi bwo kuzabazura niyo wapfa. Nguko uko Yesu yabikoze, maze Lazaro wari umaze iminsi ine mu gituro arahaguruka rwose. Ngiki kijambo ry'Imana rivuga. Ariko aba bantu bazagira amahirwe yo kuzuka ubwo Yesu azabagarutse bakabaho mu buzima bw'iteka nyuma y'ubu turimo, nababayeho mu buhe buzima? Nabavutse ubwa kabiri, bakandikisha amazina yabo mu gitabo cya hehe. Ngaho reka mbabwira akaga ko kubaho mu bukristo mu buzima butarimo Yesu. Uziberaho urye unywe winezeze, wanditswe mu gitabo kirangamimerere cyo kwisi, igihe nikigera ugapfa bazagusiba. Niba bacishagamo akarongo, niba bashyiragaho burango, icyo nzi cyo nuko bazagusiba. Niba mu ijuru izina ryawe ritarigeze ryandikwamo, uzabusibijwe by'iteka ryose. Ariko niba wanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Ngewe rero nasomaga ibyanditswe byera, ngasoma ngo Yesu azagaruka avuga ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'imanda y'Imana ngo bapfire muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Natwe bazaba kiriho duhindurwe. Ngagira ngo tuzazamuka mu kavuyo.
mwebwe abanyakigali mwamenyereye umugi, nimubona ku irembo ry'ijuru harambuti yaje mwe muracerembye mwinjire. Yesu azaba afite igitabo, azahamagara. Ntugire ngo uzacerembe. Wari abantu babibereyeho mu bupagani, mu byaha, ari kugotomera inzoga, ari gusambana, ari kwica, ari umuhehesi, ari umujura, ukabaho witurije mu buzima Yesu atarimo. N'igihe umubwiriza ari kukurarika ati nyaboneke ihana ibyaha, ukumva si ngombwa. Ati uko bigaragara miliyari 8 ziri ku isi, Yesu nahamagara uko bigaragara tuzazamukira rimwe. Noneho nimba narambuti yaje, ngewe mbe niyinjiriye maze dusanga uri kurya uzapfa. Yesu azahamagara mu gitabo, azaba afite igitabo cyanditswemo abana b'Imana bavutse ubwa kangahe, maze ahamagare abageze ku izina ryanjye. Maniza bayo Eliya, Pereza Karame. Nuko tuzazamuka. None wowe uri kwirangaraho, nyaboneka batizwa ngo ngo ndabwo ndabitekereza, nzabitegura. N'urupfu rusuri ruzabitegura, ushobora guhita ruguhitura ugapfuta kijijwe. Mu minsi yashize hari umwana w'umukobwa washatse kubatizwa, ababyeyi be baramwangira. Turi kujyana ariko bamwangira, bari kumubwira bati wa mwana we ndabwo urabatizwa. Yarafite babyara be bari kwiga mu Bufaransa. Bati ndabwo urabatizwa babyara bawe badahari ngo bagutahira umunsi mukuru, ahubwo uzabatizwa mu kindi gihe babyara bawe bagenje ute. Ariko mwumve ubugome bwa Satani. Burya dukina n'uwo tutazi ubugome bwe. Satani amaze kubona yuko uwo mubatizo umucitse, hasigaye ibyumweru 2 kugira ngo babyara be baze abona ategura igihe cyo kubatizwa, yagwaye umusonga. Bihutirishije kwa muganga amasaha 2 yarapfuye. Umubyeyi asigarana intimba ku mutima, igishinja kimubwira uti umwana wawe apfuye atabatijwe kandi ari wowe wagenje ute. Izi ni kangewe nzi zabayeho. Undi mugabo yumva ubutumwa bwiza, asobanukirwa ukuri, yiyandikisha ku rutonde rw'abatizwa. Yari umwarimu. Noneho umunsi wo kubatizwa ugera, yari yateganije ko umunsi wo kubatizwa ushobora kugera bahembwe. Sinzi utubazo twabaye, ndibabahembera ku gihe. Turi kujyana badahembwe kuko yateganyaga, ari kuvuga uti nimbembwa nzaguramo agakoti gashya, kuri n'agakese ka fanta n'ibiryo. Hari igihe usanga umubatizo twahuje n'ibintu bitari ngombwa. Turi kujyana ategura uko azabikora, aho yararakura amafaranga kuko yarayakura ahembwe. Ndiyagenza ute? Abonye adahembwe asanga umukuru w'itorero uri wamwanditse ati munsibe mungure kuri kagakayi. Kubera iki wagize ikihe kibazo? Bati narinzi ko nzaba nahembwe, none ndabwo twagenje ute. Umukuru w'itorero atari koko kufite imyenda, ubwo wambaye ufashe umwenda umwe mu ufite ukambara byo tumutabatizwa ngo ntabwo nabatizwa nambaye imyenda isanzwe. Arigisha ariko umugabo agenza ute aranga. Nibyabaye ndi kubabwira. Naho ni Satani wabonye agiye kumucika, ashyiraho inkomyi zitari ngombwa kugira ngo zimuziti. Nuko ku Isabato abandi baragiye barabatijwe rero, kuko atari yabatijwe uwo munsi ntabwo yaje gusenga, ahubwo yiriwe yiryamiye mu rugo. Bigeze nko masaha 4 saa 5 n'igice saa 6 yumva kuryama biranze, arahaguruka ngo ajye gutembera. Arazamuka ava mu rugo, ageze kuri kaburimbo abahuye na dayimoni y'imodoka yacitse fire. Yaramanutse yarakubise, akaguririya akabokiriya umutwiriya, hari hafi y'urusengero aho yararabatiriza. Maze abantu barahura bati manuka. N'abari bari mu rusengero barasohoka. Ababatijwe bagenzi bagiye gusohoka, bahageze basanga ni umaze gupfa. Satani ni umugome. Satani ni umugome. Ndabwo kwifuriza kuzabona ubugingo buhoraho nihatabaho gufata icyemezo umaramaje. Yesu ashimwe ngo habeho gufata icyemezo umaramaje. Satani azagutwaza igitugu, ariko atsindwe mu izina rya Yesu. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo amahirwe yo kuvuka ubwa kangahe.
reka mbabaze ikibazo. Harya kuvuka kwacu kwa mbere nitwe tubitegura? Umubyeyi aramutse ageze igihe cyo kubyara ataritegura imyenda na twa dukoresho, yabwira umwana ati uretse yitonde nimwakura kwezi kuri imbere? Iyo igihe cyo kuvuga ko umwana kigeze, umwana agenza ute? Aravuka. Niyo nda myiteguro waba ugenza ute ufite, aravuka. Hari umubyeyi uheruka kubyara ahantu mu isoko, nari mbanyuze najya kumva numva ababyeyi bari gutera imbunda ngo ababyeyi si babigenza ute? Naho yaremye isoko atazi ko arabyara, na muganga yari yamubwiye uti ni mu cyumweru kiri imbere turubujyana. Abayigire mu isoko gushaka utwambaro rero, agikandagira mu isoko indi biramufasha, ariyumanganya ariko abona bigenza ute? Biranze. Yumvise byanze ahita asohoka ngo yihutire kwa muganga bamurebere uko bigenze. Mu kugera mu muryango w'isoko umwana bati sindengaha. Ubwo biba biranze mu kwanga ababyeyi bagenzi be babibonye, bahita bamukikiza. Bari bafite ibitenge bakora akazu, igitenge kimwe hano icyahariya bakora akazu baramukikiza. Twe twahanyuraga tutazi ibyari, naho bari kumufasha pe. Mu minota 3 gusa numva ababyeyi umubyeyi w'intwari umwe muri bo baragiye afasha urwembe, akora gahunda, arangije baterura umwana bafasha n'umubyeyi bamujyana hehe. Ariko ndi kubibaza bibereye inaha, aba babyeyi bamwe muri mwe bo mukoze isoni, neza ko mutakiyambika. Ariko nitanga uretse no kujyana yari zereve ko ndi kubona bamwe, ariko menya ndabwo ari mwebwe ni bene wanyu, ko ndi kubona no kuyambika byaranze. Aho mwabona akambaro ka reserve ko gufasha umubyeyi mwene wanyu. Isi nituyitindaho izaduha andi masomo. Ariko reka mbabwire abantu b'Imana, iyo igihe cyo kuvuka ku mwana kigeze hatitawe ku buzima ugenje ute urimo, aravuka. Ahubwo aramutse atinze byamuviramo ibyago byo kugenza ute, byo gupfa, byo kubura ubuzima. Niko no kuvuka mu by'umwuka biri. Ntabwo ari ibintu upanga ngo nzabatizwa mu kwa 12. Mu kwa 12 uzibatiza? Yesu ashimwe. Yesu ari kukubwira uti uyu munsi ndakubyara, nawe ngoya ngo nzabitegura. Uzabitegura ubwo urapfa. Ntabwo ari ibintu utegura nguko umuntu ategura ushyingirwa, ahubwo Bibiliya iravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ndiwinangire. Ni Yesu bitegura, akavuga uti uyu mwana wanjye nzamuringaniriza amavuna asigaye, muhakanya ko kuyitabira. Haleluya. Maze niyemera kwakira ubutumwa bwiza, nanjye nzamubatirisha mwuka wera. Nguko uko Imana ibitegura, hatitawe ku buzima ugenje ute urimo. Isomo tugiye gusorezaho ikigisho cyacu, turarisanga hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu nguko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nguko bwanditswe na Mariko, turasoma ku gice cya 16. Irindi ryo somo tugiye gusoma, ariko hari irindi turasoma niryo rirasoza. Haranditswe ngo ku murongo wa 15 n'uwa 16, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa. Haleluya. Ariko utizera azacirwaho iteka. Nimujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera ngo azacirwaho iki? Hano
mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haranditswe ngo, ndi muzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, nuko rero kubw'umubatizo twahambanwe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nguko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Muri Bibiliya ntagatifu bari gusobanura aya magambo asobanura umubatizo, baranditse ngo, muri Bibiliya ntagatifu ni ibaruwa yandikiwe Abanyaroma umutwe wa 6 ku murongo wa 4, koko rero ku bwa batisimu twahambanwe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Twahambanwe. Abakristo b'ikubitiro bavugaga kubatizwa mu izina rya Kristo. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Ngo kubatizwa bivuga kugenza ute? Kwinikwa. Ubatizwa yajyaga mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Uwo muhango ukerekana icyo Imana ibukoresha mu mutima w'ubatizwa. Nka Kristo ku musaraba, umunyabyaha bapfuye ku cyitwa icyaha cye cyose, agahambanwa na Kristo kugira ngo hamwe nawe azukire kubaho mu buzima bushya, ari ikiremwa gishya, ari umuntu mushya, Imana itugirire neza. Ntabwo ibintu byose abantu bita imibatizo ntabwo ari imibatizo. Umubatizo n'umwe ni umubatizo wo kwibiza. Ni ijambo rituruka mu rurimi rw'Ikigiriki ryitwa batizo, mu Kinyarwanda rigasobanura ngo iki? Kwinikwa cyangwa se kwibizwa. Ubatizwa yajyaga mu mazi, umubatiza akamwibiza, amazi akagenza ute? Akamurengaho. Ibyo bikaba bishushanije guhambwa kwa Yesu. Noneho yakuburuka avuye mu mazi, bikaba biri gushushanya kuzuka kwande? Kwa Yesu. Niyo mpamvu ntabwo ugomba kubikora nguko ubyumva, nguko ubishaka, ahubwo ugomba kubikora nguko byanditswe, kugira ngo udaha ubusobanuro urupfu rwa Yesu butari bwo. Ndasomye ngo, nda Kristo ku musaraba, umunyabyaha bapfuye ku cyitwa icyaha cye cyose. Upfa ku cyaha ni ukukihanuka gicikaho. Haleluya. Nguko Kristo yahambwe mumva, niko nawe ujya mu mazi, iyo amazi wibiye mu mazi akakurengaho, pastor amaze gushyira mu mazi, amazi akurenzeho, ubu uri gushushanya guhambwa kwande? Kwa Yesu. Iyo wuburutse uvuye mu mazi, ubushushanije umuzuko wande? Wa Yesu. Ndasomye ngo, ubuhindutse icyaremwe gishya. Ibyakera biba bigenje ute? Bishize. Ni ibiki biba bishize byakera? Ya mibereho y'icyaha, ya mibereho yo kugomera Imana, ya mibereho yo kwica amategeko y'Imana, iyo mibereho yose isigara mu mazi. Wowe uzamutse uvuye mu mazi, Imana ikubara ngo umwana uvutse uwo munsi. Niyo mpamvu itangiriro ryo kuvuka kwawe ni umunsi wabatijwe. Ibyakera byose, niyo waba ufite imyaka 100, byose Imana irabisiba. Haleluya. Irabisiba ikakubara ngo umwana uvutse uwo mu. Nukuvuga ngo uvuye mu mazi na Yesu akaza, uhita wizamukira. Uwava mu mazi uri kuzamuka. Haleluya. Ariko iyo utinze Yesu ndagaruke, ushyirwa mu itorero akaba ari murererwa, ugakurira muri Kristo. Ibyakera biba bishize, byose babihindutse bishya. Reka abaje muri aya materaniro muri uyu mugoroba bakaba barabatirijwe muri iri torero umubatizo wo mu mazi menshi, musaba Imana igikomeza kubabatirisha Mwuka Wera buri munsi, kuko tubatizwa n'amazi rimwe, ariko Mwuka Wera wo atubatiza buri munsi, kugira ngo duhere duhinduka ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu.
kandi ndukemere ko Satani agusubiza mu byakera. Utazaba nga wa mukecuru wagiye kubatizwa afite uburozi. Hari ibintu biterega Imana iseseme. Abatizwa afite uburozi, mu kwibizwa mu mazi akaboko kamwe akazamura. Pasiteri ati nako karabatizwa, arongera amwibiza mu mazi akaboko akazamura, kazamuye gatatu. Pasiteri ati niki kiri gutuma ku kaboko k'iburyo kadashaka kubatizwa? Mukecuru ati reka ngubwize ukuri, ndabwo tungana pasiteri rwose, ndagusumba ariko reka ngubwize ukuri. Naje kubatizwa ariko ndabwo Yesu ndamuha ingingo zanjye zose. Umubiri wose n'akaboko k'ibumoso byose ndabimuha, ariko akaboko k'iburyo ko ndabwo ndakamuha. Kubera ko udashaka kumana ako kaboko k'iburyo, bataka akaboko k'iburyo hari ibintu katarakora kagomba kubanza kakora. Nibihe? Batireka ngubwiza ukuri pasiteri, nashakiye mu muryango sinabyara, ariko bakeba banjye bose nasanze mu urwo rugo barabyaye, kandi mfite ibintu byinshi. None mfite imbungenge ko ibyanjye bizaribwa n'abana babakeba banjye. None rero kuko bajya banyishima hejuru, nanjye nagiye gushaka uburozi ubu buri mu nzu, kugira ngo abo bana babo bose nabo mbice, nabo batazagira uwo basiga ku isi. Hari uburyo usanga abantu bifitiye imishinga, bifitiye udushinga, uretse Imana gusa ishobora kuduhishura, undi wese akaba atakazi. Pasiteri aramwitegereza bati mu barabatizwa ndabwo urimo, va mu mazi utahe. Hari uburyo tubatizwa ariko tutiyeguriye Yesu burundu, ukagira urugingo usiga ndirubatizwa. Urwo rugingo rukaba igikoresho cya Satani, uri witwa umukristo, aribyo bitera Imana iseseme, bikayitera agahinda. Niba warabatijwe muri ubwo buryo hakagira icyaha gikomeza kugukoroniza uri umukristo, manika amaboko usaba Imana imbabazi. Imana ni umutunzi w'imbabazi, yiteguye kukubabarira, maze icyo cyaha nakikagikuraho ugahinduka icyaremwe gishya. Abatarabatizwa mu mazi menshi muri iri torero bamaze kwiyandikisha, mbifurije kugira imyiteguro myiza. Ku munsi wo kubatizwa ku isabato muzabe mwamaze guhinduka ibyaremwe bishya, maze ubwo muzabatirishwa mazi muzabatirishwa na Mwuka Wera. Iki gitabo kizabumburwa ku isabato, hano muri kubatizwa kizabumburwa, ubatizwa bakwandika, ubatizwa bakwandika, ubatizwa bakwandika mu gitabo cy'abana b'Imana. Birashoboka ko waba uri muri iri teraniro utariyandikisha,